Abantu benshi mukunze gufata imbwa mukazigira inyamaswa ziciriritse cyangwa mukazisuzugura cyane nyine mwumva ko nta kintu zimaze, ariko aho ngaho muribeshya cyane. Ndagira ngo nkubwire ko imbwa ifite ubushobozi bwo kumva cyangwa kureba, guhumurirwa ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye ikiremwa muntu kitazigera kigira no mu buzima bwayo. Mujya bibona kenshi ku bibuga by'indege, mu biyobyabwenge cyangwa ahantu ho gusaka ibintu bihumura cyangwa kumva impumuro, mujye babona ko hifashisha imbwa nyine gushaka ibyo. Niyo mpamvu rero abantu bose mugomba kumenya nyine agaciro k'imbwa, mukabanza mukanatekereza impamvu arizo ziba zifite ubushobozi bwo kuba zasaka nka biriya bintu twe tuba tutakumvisha impumuro yacu cyangwa se tuba tutamenya nyine ko bihari. Mujya mubibona kenshi nk'ibisasu, ibiyobyabwenge, ibimogi n'ibindi, mubona ko amaleta menshi atandukanye yifashisha imbwa nyine mu gushaka cyangwa mu gusaka biriya bisasu. Si n'ibyo gusa zikora kandi mujya mubona imitekano zicunga, mujya mubibona nyine ku bibuga by'indege, ku ma ofisi menshi agiye atandukanye, ku mazu y'abaperezida, ahantu hose ni ahantu ugenda usanga imbwa kandi ni ahantu henshi hagiye. Rero uhawe ikaze kuri MX Empire. Uyu munsi tugiye kugaruka ku rutonde rw'imbwa 10 z'akataraboneka cyangwa se zakasamutwe hano ku isi dutuye. Yaba uzizi cyangwa wenda utazizi uraza gusobanukirwa. Uhawe ikaze rero. Ku isi kugeza ubu harabarirwa imbwa zingana na miliyaridi 34, miliyari 61 na miliyoni 10 ndetse n'ibihumbi 82. Izo zose ni imbwa ziri hano ku isi, izo mugenda mubona, cyangwa niba ubizi warigeze gutunga imbwa, hari ukuntu bakubwira ngo ujya kubaruza imbwa yawe cyangwa se ujye no kwiteza urushinge rwo kuyikingira nyine kugira ngo ibe itarya umuntu akaba yakangirika. Ku isi rero harabarirwa cyangwa habaruwe imbwa zirenga miliyaridi 34 na miliyari 61 na miliyoni 10 n'ibihumbi 82. Izo zose ni imbwa rero zimaze kuba zabarurwa hano ku isi. Izo mbwa zose zikaba ziri mu moko ari hagati ya 390 ndetse n'amoko 400. Ubundi imbwa ni inyamaswa yoroha kandi yihanganira ikiremwa muntu kurusha izindi nyamaswa zose. Imbwa rero nicyo kintu nyine tugiye kuvugaho no munsi, haba ku bushobozi bwayo ndetse n'andi makuru menshi utari uyizi. Uhawe ikaze rero, urasabwa gukora subscribe. Imbwa rero nicyo kintu cyane iyo nyamaswa ushobora gutoza ikintu icyo ari cyo cyose, yaba ikuze cyangwa ari ntoya, ikaba yacyumva mu gihe gito kurusha izindi nyamaswa zose ku isi. Byumvikana ko nyine ifite ubwonko bubangutse mu gufata mu mutwe ndetse no kubaha uyitunze cyangwa uyigaburira cyangwa se uyiha amategeko n'amabwiriza y'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Bizagutangaza kenshi cyangwa ntibinagutangaze wenda kuba ufite imodoka igura miliyoni 5 cyangwa se kuba ifite inzu iguhanyije agaciro n'imbwa iri muri runo rutonde rwacu tugiye kuvuga. Imbwa nyinshi zigiye zihenze bitewe n'agaciro zifite cyangwa se n'imirimo. So rero nuza kumva imbwa rero inganya agaciro n'ikibanza cyawe cyangwa n'inzu yawe cyangwa n'imodoka yawe, ntutungurwe kuko bibaho cyane, cyangwa se utaza kugira ngo wenda ni ibintu by'ibinyoma. Ni ibintu bibaho kandi biba bifite proof. Ku mwanya wa 10 rero turasanga imbwa yitwa Akita. Akita ni ubwoko bw'imbwa cyangwa se ni n'imbwa nyine iteye ubwoba cyane kuyireba, ubona ari inyamaswa ikanganye, ikomoka mu gihugu cy'Ubuyapani. Ni imbwa rero ituruka ari mu gihugu cy'Ubuyapani, ikaba ifite agaciro kangana na miliyoni 1 n'ibihumbi 138 n'amafaranga 903 kugeza kuri miliyoni 2 n'ibihumbi 922 n'amafaranga 582. Ayo mafaranga tuvuze ni agaciro k'akabwa gatoya cyangwa se k'akabwana kaba kavutse nyuma y'umunota umwe cyangwa amasegonda. Iyo kakigera ku isi gusa kaba gafite ako gaciro k'ayo mafaranga tuvuze. Weho nyine uyitwara bitewe n'uburyo ushaka kuba ingana cyangwa se n'igihe bimaze, ariko ikivuka ibiri hagati y'aho gaciro kangana na miliyoni 1 n'ibihumbi 138 n'amafaranga 903 kugeza kuri miliyoni 2 n'ibihumbi 922 n'amafaranga 587. Izi mbwa rero zirangwa no kugira ubushuti bukomeye cyane by'umwihariko hagati yazo nyine. Ikindi kandi zigirana n'ikiremwa muntu ubushuti bukomeye kurusha izindi mbwa, bikaba akarusho nyine ku bana batoya, abato cyane. Mujya mubibona nyine abana b'imyaka 5, 2, 3, usanga kenshi zino mbwa nyine iyo zorowe cyangwa iyo ziba mu rugo ahantu zikunze kuba ari inshuti n'abo bana. Ariko nubwo ziba ari inshuti n'abantu benshi cyane ikiremwa muntu, ni imbwa mbi cyane hano ku isi, kuko ni imbwa ushobora kuba wabona ari imbwa mu kandi kanya, ariko nyuma y'umunota umwe cyangwa isegonda rimwe, bitewe n'ikosa urikoreye cyangwa se bitewe n'uburyo yaba iri kwihorera ku mwanzi, ukaba wabona ari intare itakiri imbwa. Imbwa rero ikaba ifite amaso asa na brown. Amwe mu mabara yazo nyine ziba zifite cyangwa se isura ziba zifite abamo umweru, ubururu, umukara, akaba blue and tan, akaba fa, akaba na silver inavanze, ndetse silver nyine ivanze na tan. Ibyana biri hagati cyangwa se ibibwana biri hagati ya 3 kugeza kuri 12. Ubwo ni ukuvuga nyine inshuro imwe igiye kubyara
ushobora kubyara cyangwa se kubwagura ibibwana 3 kugeza ku bibwana 12. Iyi mbwa rero ikaba ibaho imyaka 10, ishobora nyine imyaka y'ifatizo yo kubaho ibaho imyaka 10 kugeza ku myaka 14. So rero imbwa rero Akita y'ingabo cyangwa se ubu bwoko bw'imbwa zitwa Akita z'ingabo ikaba ireshya na santimetero 36 kugeza kuri 71. Ikaba ari nambwa ya mbere, ikaba ari nayo mbwa ya mbere nyine ndende ku isi mu mbwa zose zibaho. Ifite ibiro bingana na 34 kugeza ku biro 52. Akita rero y'ingore yo ikaba ireshya na santimetero 61 kugeza kuri 66. Ifite nibuze ibiro bingana na 34 kugeza ku biro 50. Iyo rero ikaba ari imbwa riri ku rutonde rwacu rwa 10 rw'imbwa z'akataraboneka z'akasamutwe ziteye ubwoba z'inyamaswa zitwihishemo cyangwa tubana nazo buri munsi hano ku isi yacu. Reka twerekeze ku mwanya wacu wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga Doberman Pinscher, ikomoka mu gihugu cy'Ubudage, ikaba izwi ku izina rya nka Dobby cyangwa se Doberman. Ifite agaciro kangana na $1,400,000 ndetse n'amafaranga $717. Ikaba kandi igeza ku gaciro kangana na $2,922 ndetse n'amafaranga $529 y'u Rwanda. Ayo mafaranga yose urayafata ukayashyira ku ikarita yawe ya banki cyangwa se mu gikapu cyangwa se ukayavunjisha mu madolari, ukajya kuri website zicuruza imbwa ukodaringa ko nawe ushaka imbwa, ayo mafaranga yose ukayishyura imbwa ubundi ikakugeraho. Iyi mbwa rero igira urwasaya rukomeye cyane, urwasaya rwayo nyine ikagira kandi imitsi ikomeye cyangwa se ibyo twakwita imikaya. Iyi mbwa rero ikomoka mu gihugu cy'Ubudage irumvira, irabangutse cyane mu bintu byose nyine, haba kwirwanaho cyangwa se no kuri kuntu wenda ugerageza imbwa uyiterera akantu uyituma na biriya bintu bagenda bayitoza, ikagira imbaraga nyinshi kandi izi mbwa zizwiho kuba zifite imirizo mitoya. So rero amwe mu mabara zigira harimo umweru, umutuku ndetse n'ubururu n'umukara. Nayo namwe rero izi mbwa nyine ziba namwe mu mabara y'izi mbwa ziba zifite cyangwa se ari amoya yayo, ni gutyo abasa muri ayo moko. So rero iyi mbwa ikaba ibwagura nibuze ibibwana biri hagati ya 6 kugeza ku 10. Ubwo ni ukuvuga iyo igiye kubwagura nyine rimwe ishobora kubwagura rero utubwana turi hagati ya 6 kugeza ku tubwana 10. Iyi mbwa rero ikaba imara imyaka cyangwa se ikabibaho imyaka 10 kugeza ku myaka 12. Doberman rero y'ingabo ikaba ifite uburebure bungana na santimetero 63 kugeza kuri santimetero 71. Igira kandi ibiro bingana hagati ya 40 kugeza ku biro 45. Noneho Doberman y'ingore ikaba ireshya na santimetero 61 kugeza kuri 63. Ikaba ifite ibiro bingana 32 kugeza ku biro 35. Ngiyo rero imbwa y'akataraboneka iri ku mwanya wacu wa 9 mu mbwa zose zo ku isi ziteye ubwoba cyangwa se zikomeye. Ku mwanya wacu wa 8 rero turasanga Alaskan Malamute, ikomoka muri United States, ikaba izwi ku izina rya Mori cyangwa Miri. Ifite agaciro kangana na $3,000,000 z'amanyarwanda $172,000 n'amafaranga $962 kugeza kuri $5,520,000 ndetse n'amafaranga $688. Niyo mbwa ya mbere ihenze ku isi cyane, bwo bwoko bw'imbwa buhenze ku isi hano ku isoko cyangwa se ku isoko mpuzamahanga ry'imbwa nyine. Imbwa rero ikunze kwibera inshuti n'abantu bose, ikunda gukina haba na ngenzi zayo cyangwa se n'ikindi kinyabuzima, ariko n'imbwa nyine iteye ubwoba kandi y'inyamaswa y'inkazi cyane, wabibona nk'iyo irakaye cyangwa se wagize indi nyamaswa iyendereza. Amwe mu mabara aranga izi mbwa rero harimo umutuku, umweru, gris, white na seal ndetse na shokora. Iyi mbwa kandi ikaba ibwagura ibibwana biri hagati ya 4 kugeza ku bibwana 10. Ubwo nyine ni inshuro imwe igihe igiye kubwagura. Ikaba rero ibaho imyaka 12 kugeza ku myaka 15. Alaskan rero y'ingabo ikaba ifite uburebure bungana na santimetero 61 kugeza kuri santimetero 66. Ikaba ifite ibiro biri hagati ya 36 kugeza ku biro 43. Noneho Alaskan y'ingore ikaba ifite uburebure buri hagati ya santimetero 56 kugeza kuri 61. Ikagira ibiro bingana na 32 kugeza ku biro 38. Ngiyo rero imbwa yari iri ku mwanya wacu wa 8 y'imbwa za mbere hano ku isi ziteye ubwoba kandi zihenze. Ikaba ari nayo iyo mbwa nyine twari turi kuvugaho ku mwanya wacu wa 8. Ku mwanya wacu wa 7 turasanga imbwa yitwa Boxer. Boxer ikomoka mu gihugu cy'Ubudage, nayo ikaba igura hagati ya $1,139,000 ndetse n'amafaranga $199 kugeza kuri $2,339,278. Ayo mafaranga tuvuze agura akabwana k'imbwa cyangwa agapupi kakivuka, nyine batwita udupupi nyine yo bayo bizi.
cyangwa se utabizi ariko mu rurimi rw'icyongereza cyangwa mu rurimi rw'amahanga utubwana tuba twitwa puppies. Ubundi boxer izwi ku mazina nka German boxer cyangwa se Dessler boxer. Rero ibwagura ibibwana biri hagati ya 6 kugeza ku bibwana 8, ikabibaho imyaka 9 kugeza ku myaka 15. Amwe mu mabara rero afitwe n'izi mbwa cyangwa se amwe mu mabara nyine izi mbwa zikunze kugira aba harimo brindle, harimo white, habamo na fawn. Zigira kandi amaso ya dark brown ndetse zikagira n'amaso y'ubururu. Boxer rero y'ingabo ikaba ireshya na santimetero 56 kugeza kuri 64, ikagira ibiro biri hagati ya 29 kugeza ku biro 34. Noneho boxer y'ingore ikaba ireshya na santimetero 56 kugeza kuri 61, ikaba ifite ibiro biri hagati ya 25 kugera ku biro 32. Ngiyo rero imbwa rero ku mwanya wacu wa 7, katwerekeze ku mbwa iri ku mwanya wacu wa 6. Hari imbwa rero ku mwanya wacu wa 6, hari imbwa yitwa Siberian Husky, ikomoka mu gihugu cya Serbia, ikaba izwi ku mazina nka Ice, Chushka, Husky and Saiba. Igura hagati y'ibihumbi 700 n'amafaranga 612 kugeza kuri miliyoni 1 n'igice, ndetse n'ibihumbi 19 n'amafaranga 625. Amwe mu mabara zigira ni silver, grey, white, saber, white, black and tan, black and red, white and grey, white. Ikaba ibwagura ibyana biri hagati nyine ya 4 kugeza ku bibwana 8, ikaba ibaho imyaka 12 kugeza ku myaka 14. Serbia rero Husky y'ingabo ikaba ifite uburebure bungana santimetero 56, ikaba ifite uburebure bungana santimetero 53 kugeza kuri santimetero 60, ikaba igira ibiro biri hagati ya 20 kugeza ku biro 27. Serbian Husky rero y'ingore yo ikaba igira uburebure bungana na santimetero 51 kugeza kuri 53, ikaba ifite ibiro biri hagati ya 16 kugeza ku biro 23. Reka twerekeze rero ku mwanya wacu wa 5. Ku mwanya wacu wa 5 turasanga Bull Mastiff. Ni imbwa rero ikomoka mu gihugu cy'Ubwongereza, ikaba izwi ku mazina nka Gamekeeper cyangwa se Night Dog cyangwa se Bully cyangwa Bully. Ikaba igura hagati ya miliyoni 1 n'ibihumbi 700 n'amafaranga, ikaba igura hagati ya miliyoni 1 n'ibihumbi 749 n'amafaranga 812 kugeza kuri miliyoni 2 n'ibihumbi 919 n'amafaranga 885. Ayo ni amafaranga y'u Rwanda turi kuvuga. Ikaba byibuze ibwagura ibibwana biri hagati ya 4 ndetse na 13, ikabibaho imyaka 8 kugeza ku myaka 12. Bull Mastiff rero y'ingabo ikaba ifite uburebure bungana na santimetero 64 kugeza kuri 69, ikagira ibiro biri hagati ya 50 kugeza ku biro 59. Ikaba ari nayo mbwa rero igira ibiro byinshi cyane nyine mu mbwa zose ziri hano ku isi. Ifite uburebure rero Bull Mastiff y'ingore ifite uburebure bungana na santimetero 61 kugeza kuri 66. Igira kandi ibiro biri hagati ya 41 kugeza kuri biro bingana na 54. Ngiyo rero imbwa yari iri ku mwanya wacu wa 5 mu mbwa za mbere ziteye ubwoba cyangwa se imbwa za mbere mbi hano ku isi, zifashishwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, haba mu gucunga umutekano mu ngo, mu mazu menshi agiye akomeye, ndetse no ku bibuga by'indege n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye. So rero reka twerekeze ku mwanya wacu wa 4. Rero turasanga American Bulldog. Nagiye muzumva cyane nyine ko ari imbwa z'inyamabara kandi ziteye ubwoba cyane. Ikaba rero ikomoka muri United States of America, ikaba igura hagati ya miliyoni 1 n'ibihumbi 755 ndetse n'amafaranga 215 kugeza kuri miliyoni 4 n'amafaranga ibihumbi 95 ndetse n'amafaranga 952 hano mu Rwanda, cyangwa se amafaranga y'u Rwanda nyine. Ayo twavugaga akaba ari amafaranga y'u Rwanda. Gura nk'ikibanza ndakurahiye. Amwe mu mabara azwi cyangwa se zino mbwa nyine zizwiho harimo red, harimo white, brown, akabamo brindle, akabamo fawn. Ikaba ibwagura ibibwana biri hagati ya 7 kugeza ku ibwana 16. Ikaba ari nayo mbwa nyine ibwagura ibibwana byinshi icyarimwe, ndetse ikaba ibaho imyaka 10 kugeza ku myaka 15. American Bulldog rero y'ingabo ikaba ifite uburebure bungana na santimetero 50 kugeza kuri 35, ikagira ibiro biri hagati ya 34 kugeza ku biro 52. Bulldog rero y'ingore ikaba ifite uburebure bungana na santimetero 51 kugeza kuri 61, ikagira ibiro biri hagati ya 27 kugeza ku biro 41. Ngiyo rero imbwa riri ku mwanya wacu wa 4 hano mu mbwa za mbere nyine ziteye ubwoba ku isi. Ku mwanya wacu rero wa 3 turasanga German Shepherd. Ikomoka mu gihugu cy'Ubudage, izwi ku mazina nka DSH cyangwa se GS cyangwa Shepherd. Ikaba igura hagati y'ibihumbi 317
n'amafaranga 385 kugeza kuri 1,1,586,000 n'amafaranga 928. Izi mbwa rero zizwiho kuba inyakuri cyane ko ari nambuzo mbwa zifashishwa mu bihugu byinshi hano muri Afurika nyine mu gucunga umutekano, yaba mu gusaka ibisasu, yaba mu kwihumuriza nyine ibiyobyabwenge birimo nk'urumogi. Ikaba rero ari imbwa z'akataraboneka z'agatangaza nyine, ubwo urumva kugira ngo ize ku mwanya wa gatatu mu mbwa zose 10 za mbere ku isi cyangwa mu mbwa zirenga miliyaridi 34, ni imbwa nyine ziba zidasanzwe, haba mu buryo bw'imiterere cyane nyine, uburyo ziba ziteye, uburyo zihumurirwamo ibintu, uburyo zumva ibintu, n'uburyo nyine zigenda zitekereza cyane, cyangwa se uburyo ziba zibangutsemo mu buryo zikora, cyane ko ari zo mbwa zifashishwa henshi cyane ku bibuga by'indege zisaka ibisasu ndetse no mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. So rero German Shepherd ikaba igira ubwoya burebure, igira amaso ya brown, zikaba zigira rero amabara asa red, black and silver, black and grey. So rero German Shepherd ibwagura hagati y'ibibwana 4 kugeza ku bibwana 9, ikaba ibaho imyaka 9 kugeza ku myaka 13. German Shepherd rero y'ingabo igira uburebure hagati ya santimetero 60 kugeza kuri santimetero 35, ikaba ifite ibiro biri hagati ya 30 kugeza ku biro 40. German Shepherd rero y'ingore ikaba ifite uburebure bungana na santimetero 55 kugeza kuri santimetero 60, ikaba ifite ibiro biri hagati ya 22 kugeza ku biro 32. Ngiyo rero imbwa iri ku mwanya wacu wa gatatu yitwa German Shepherd, ikaba ari imbwa rero y'akataraboneka cyangwa se imbwa idufatiye runini hano ku isi. Abenshi umutekano wacu tuwukesha izi mbwa mu buryo bwo kwirinda iturika ry'ibisasu ndetse n'ibiyobyabwenge byinshi bitandukanye. Izi mbwa rero zibigiramo uruhare kugira ngo bibe byabasha nyine kutinjira mu gihugu cyangwa se byabasha kumenyekana, aho amaso, amatwi ndetse n'amazuru y'ikiremwa muntu yananiwe, hifashishwa izi mbwa kugira ngo zumve ibyo twebwe tutakumva. So rero ku mwanya wacu wa kabiri turasanga Rottweiler ikomoka mu gihugu cya German, ikaba igura hagati nyine y'ibihumbi 238 n'amafaranga 43 kugeza kuri 1,546,000 n'amafaranga 928 y'u Rwanda. Izi mbwa rero ntabwo zigira, izi mbwa rero ziba zituje, zirabangutse mu kwataka cyangwa mu kwitabara, zihora ziteguye nyine n'iyambwa ashobora nko guterera akantu cyangwa se kuyikanga nyine kahita gusimbukira. Izi mbwa rero ziba ziteguye nyine, zihora ziteguye gusubiza inyuma ikintu cyo cyose cyagerageza kuyataka cyangwa se kuyibangamira, bitewe n'uburyo nyine ziremye cyangwa se sensing yazo. Ni imbwa nyine yumvira ikintu kure ku buryo wenda ushobora nko kuba uri nko muri metero nk'eshanu cyangwa se 3, ukaba wenda ushaka nko kuyitera nk'ikintu. Ni imbwa nyine ifite sense zikora cyane kandi yumvira ahantu harehare cyangwa se yumvira muri distance ndende nyine n'ikintu wenda kigiye kuba cyayibangamira. So rero Rottweiler ikaba ibwagura ibibwana biri hagati y'8 ndetse na 12, ikaba rero ibaho imyaka 8 kugeza ku myaka 10. Amaso yazo rero akaba asa dark brown kandi zikunze kuba ari nini kandi zikaba zisa nyine tan, mahogany cyangwa se black. Rottweiler rero y'ingabo ikaba ireshya na santimetero 61 kugeza kuri 69, ikaba ifite ibiro bingana na 50 kugeza ku biro 60. Rottweiler rero y'ingore ikaba ireshya na santimetero 56 kugeza kuri 63, ikaba ifite ibiro biri hagati ya 35 kugeza ku biro 48. Ngiyo rero imbwa iri ku mwanya wacu wa kabiri. Ku mwanya wacu wa mbere rero turasanga American Pitbull Terrier, ikaba izwi ku izina rya Pitbull cyangwa se Pitbull Terrier. Ikomoka mu gihugu cya Amerika, ni imbwa y'inkazi kurusha izindi zose wigeze ubona cyangwa se wumva mu buzima bwawe. Ikaba rero igurwa hagati y'ibihumbi 543 n'amafaranga 438 y'u Rwanda kugeza kuri 1,136,823. Rero iyi mbwa ikaba igira amenyo 42, ibwagura ibibwana biri hagati ya 5 kugeza ku bibwana 10, ikaba rero ibaho imyaka 8 kugeza ku myaka 15. Rero iyi mbwa rero, imbwa Pitbull cyangwa se American Pitbull y'ingabo, ifite uburebure bungana na santimetero 45 kugeza kuri 53, ndetse igira ibiro nyine biri hagati ya 15 n'ibice 8 kugeza ku biro 27 n'ibice 2. Pitbull y'ingore ifite uburebure bungana na santimetero 43 kugeza kuri 50, ndetse igira ibiro bingana cyangwa se ibiro biri hagati ya 13 n'ibice 3 kugeza ku biro 22 n'ibice 6.
amwe mu mabara yazo rero harimo black, harimo brown, harimo blue, harimo red, harimo fur, harimo na gris. Ngizo rero imbwa 10 za mbere hano ku isi, cyangwa se imbwa z'akataraboneka hano ku isi. Nibuze buri gihugu cyose ubona ku isi, cyangwa se buri mutekano, haba mu gipolisi, mu gisirikari, ndetse no mu zindi services z'umutekano zigiye zitandukanye, haba ari buri bwoko bumwe muri izi mbwa twavuze haruguru, cyangwa se buri gisirikare cyose cyangwa buri gipolisi cyose kiba gifite imwe muri izi mbwa twagiye tuvuga aha ngaha. So rero ngizo imbwa nyine zituma ibisasu bidaturikira ahantu, zituma ibiyobyabwenge bitinjira, cyangwa se zisaka ibintu byinshi bigiye bitandukanye hano ku isi. Urumva ko rero ari imbwa nyine, nubwo wenda zitwa imbwa cyangwa se abantu benshi bakunze nyine gusuzugura iryo zina, ariko ni imbwa zifite ubushobozi twebwe tudafite nk'ikiremwa muntu. Ni imbwa zifite ubushobozi bwo guhumurirwa, kumva, ndetse no kubona ibintu twebwe tutabasha kubona. Urwo rero urutonde rw'imbwa 10 za mbere hano ku isi zirenze, cyangwa se z'inkazi, haba mu gucunga umutekano, mu bintu byose, mbega nizo mbwa 10 za mbere mu zindi mbwa zose zirenga miliyaridi 34. Ngushimira rero kuba babanye natwe muri iki kiganiro, mwifurije impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.